أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nihashimwe kandi hasingizwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we udushoboje kongera guhurira muri iri somo rya kabiri rya hadithi 40, hadithi zakusanyijwe n'umumenyi Yahya ibn Sharafiddin Annawawiy. Abakurikiye isomo ryacu ry'ubushize mwibuka ko twaganiriye kuri hadithi ya mbere yize hadithi 40, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yakiriwe na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yavuze iti innamal a'malu binniyat, mu by'ukuri ibikorwa byose bigira agaciro bitewe n'umugambi byakoranywe. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri hadithi ya kabiri muri izi hadithi 40 zakusanyijwe n'umumenyi Yahya ibn Sharafiddin Annawawiy. Ariko nk'uko bisanzwe hari umwe mu bakunzi bacu watubajije ikibazo, aratubaza ati ese abamenyi bashingiraga kuki bakusanya izi hadithi 40 cyangwa se baha agaciro zimwe muri hadithi ugasanga bagiye begeranya hadithi 40 zivanywe mu bitabo bitandukanye. Kuva na kera na kare rero abamenyi b'idini ya Islam bagize umuco wo kwegeranya hadithi 40, ndetse abamenyi bagenda babikora bitewe n'ubumenyi buri mumenyi yisangagamo. Hari abamenyi bagiye begeranya izi hadithi 40 bakazikusanya, ariko wazirebera kure ugasanga izo hadithi yibanzeho ni hadithi ziganira kuri fiqhi gusa. Abandi bamenyi bagakusanya hadithi bakazegeranya, ariko wazireba ugasanga bakusanyije hadithi zivuga ku mateka gusa. Rero izi hadithi impamvu zamamaye cyane abamenyi bakaziha agaciro cyane ndetse bakagira n'abantu inama yo kuziga no kuzifata, nuko uyu Yahya ibn Sharafiddin Allah mugirire impuhwe yakusanyije hadithi 40 zivuye mu bitabo sahih, hanyuma arazitondera cyane agafata hadithi bigaragara ko ari hadithi mu by'ukuri ziri nenge. Hanyuma icya kabiri akaba ari hadithi nanone ziganira ku miryango y'ubumenyi bugari bw'idini ya Islam. Uzasangamo ibintu bitandukanye muri izi hadithi intumwa y'Imana yagiye iganiramo, aho uyu mumenyi yagiye afata hadithi zifata ku bintu bitandukanye bigize ubumenyi bw'idini ya Islam. Ni muri uru rwego rero tukaba tugiye gutangira dusoma hadithi ya kabiri ariyo al-hadithu thani. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Nkuko rero tumaze gusoma hadithi ya kabiri mu kanya, tukaba tugiye gutangira none tuganira ku bisobanuro byayo byagutse. Iyi hadithi ya kabiri abamenyi
bayiganiraho iyi hadith ya kabiri ariyo al-hadithu al-thani, bavuze agaciro kayo, bavuga n'ibyiza byayo, bavuga ko ari hadithi ihetse ubumenyi bugari bw'idini ya Islam. Hahandi nk'uko suratul Fatiha yitwa Ummul Kitab kubera uburyo aya zayo zikubiyemo ubumenyi n'ibisobanuro bigari by'idini ya Islam, uhereye ku gusingiza no kumenya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, bikaba byaratumye suratul Fatiha yitwa Ummul Kitab. Ni hadith nayo kubera uburyo ibitse ibisobanuro bigari by'idini ya Islam binyuze mu bisobanuro ihetse abamenyi bayise Ummu as-Sunnah cyangwa se mama wa sunna, kubera ko iyi hadith intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iganira kuri byinshi kandi biri mu bumenyi bw'idini ya Islamu, aho iganira ku nkingi z'Ubuislamu ndetse ikanaganira no ku nkingi zo kwemera, ikaganira kuri ihsan ndetse ikanaganira no ku munsi w'imperuka. Ibisobanuro rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam itanga muri hadith akaba ari ibisobanuro by'ingenzi kandi mu by'ukuri buri muislamu akwiye kumenya agasobanukirwa, kuko bifite uruhare runini rwo kuba buri muntu yaba azi idini ye iyo amenye ibiri muri hadith ndetse akabishyira no mu bikorwa. Mu gusesengura iyi hadith turatangirana n'ibisobanuro byatanzwe n'umumenyi al-alama Sheikh al-Islam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. Aratubwira ati iyo dutangiye muri iyi hadith yaturutse ku musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ariwe Umar. Hadith ya mbere murabyibuka al-hadith al-awwal nayo yaturutse kwa Amirul Mu'minin ariwe Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Hanyuma iyi hadith ya kabiri al-muallif umwanditsi wakusanyije izi hadith ariwe Yahya ibn Sharafuddin Annawawiy akatubwira ati an Umar radiyallahu ta'ala anhu aidan qal. Hadith yaturutse kwa Umar ibn al-Khattabi nanone aidan. Impamvu ni iyihe? Nanone kubera ko muri hadith ya mbere ubushize twaganiriye ko nawe ariwe wayakiriye, iyi ya kabiri nayo niwe wayakiriye. Ni nayo mpamvu mumenya avuga ati aidan nanone qal, yaravuze ati. Umar yavuze ngo iki? Sheikh al-Islam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati Umar yatangiye avuga ati bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ubwo twari twicaye turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati iri jambo bainama risobanura ni adatu dharfin tadullu ala al-mufajaa, ni ijambo rigaragaza ko muri ako kanya bari bicaye hari ikintu gitunguranye cyabayeho. Ese ikintu gitunguranye cyabayeho cyaba ari iki? Uyu musangirangendo aratubwira ati muri ako kanya twicaye bainama nahnu julusun, ubwo twari twicaye twatunguwe n'umuntu. Idh talaha alayna rajulun, twagiye kubona tubona hahingutse umugabo aje aho turi, ariko uwo mugabo ni umuntu udasanzwe. Shadidu bayadi thiyab, yari yambaye imyenda y'umweru de, imyenda y'umweru zira ikizinga. Shadidu sawadi shar, afite umusatsi w'umukara tsiriri, umukara cyane. La yura alayhi atharu safari, hari ibintu bidasanzwe bigaragara kuri uwo muntu. Icyambere waramurebaga ukabona ntavuye ku rugendo, nta bimenyetso by'uko yakoze urugendo, nta bimenyetso by'uko avuye ku isafari afite. La yura alayhi atharu safari, nta bimenyetso by'uko ari umuntu uvuye ku isafari bimugaragaraho, nta vumbi. Niba yambaye sandari zirekeye urabona ko ntiyigeze ahura n'agataka. Ariko none igitangaje wala ya'rifuhu minna ahad, muri twe nta muntu n'umwe wari umuzi. Sheikh al-Islam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati ibi byari ibintu bibiri bitangaje. Icyambere, umuntu arasa n'utavuye ku rugendo ku buryo utamureba ngo uvuge ngo uyu muntu nta avuye ku rugendo cyangwa se n'uwakure. Hanyuma icya kabiri, niba atavuye ku rugendo no kuvuga ngo atuye muri ako gace, abantu bakabaye bamuzi kuko nta rugendo yigeze akora, none no kumumenya nta n'umuntu n'umwe wari umuzi. Aha rero Sheikh al-Islam Ibn Uthaymin aratubwira ati kuba intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yari iri kumwe n'abasangirangendo bayo, hari irindi somo mu buzima bw'intumwa y'Imana twigamo.
ese umunsi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam warangiraga ute? Ese twe nkatwe mu buzima bwacu bwa buri munsi umunsi wacu urangira ute? Sheikhul Islam Ibn Uthaymin aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umunsi wayo wabaga urimo ibice bibiri. Igice yahariraga urugo rwayo n'igice yabaga iri kumwe n'abasangirangendo bayo. Muri icyo gice cya kabiri cyo yabaga iri kumwe n'abasangirangendo bayo niho yari kumwe n'abasangirangendo banarimo Umar ibn al-Khattab ubwo hahingukaga uwo mugabo mu by'ukuri utangaje ugaragara nk'utavuye ku rugendo ariko wanareba ugasanga nanone nta muntu umuzi muri ako gace. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikhul Islam Ibn Uthaymin aratubwira ati ubwo yabagiriwe wayisangaga mu kazi kayo ko mu rugo ugasanga irimo gufasha abagore bayo sallallahu alayhi wasallam ibafasha gukora imwe mu mirimo yo mu rugo. Hari ingero Ibn Uthaymin yatanze nk'urugero fa kana yahlib ash-shat, hari ubwo intumwa y'Imana yabaga irimo nko gukama ifite wenda nk'ishashi cyangwa se wenda inka cyangwa se ihene wenda ikamwa amata, intumwa y'Imana ikaba irimo gukama. Wa yuraqi'u thawba, hari nk'ubwo intumwa y'Imana wasangaga hari nk'umwenda wenda wacitse ikeneye kuwutera wenda nk'ikiraka cyangwa se kuwudoda. Intumwa y'Imana yariho ubuzima busanzwe igafata akanya igihe iri mu rugo rwayo ikaba irimo kudoda nk'iyo myenda ikeneye gusanwa. Hanyuma hari n'ubwo usanga intumwa y'Imana irimo gusana wenda nk'inkweto zayo n'utundi tuntu two mu rugo intumwa y'Imana yabaga iri gukora iyo yabaga iri mu rugo rwayo sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma ikindi gihe intumwa y'Imana ikaba iri kumwe n'abasangirangendo bayo irimo kubigisha iri mu kazi. Muri ako kanya rero nibwo abasangirangendo b'intumwa y'Imana bagiye kubona babonekewe n'uyu mugabo cyangwa se hahingutse uyu muntu mu by'ukuri udasanzwe utagaragara nk'uvuye ku rugendo, kandi bamureba hagati yabo bagasanga si mwene runaka n'umuntu batazi. Ikindi Ibn Uthaymin atubwira ku gihe aratubwira ati uru ni urugero rwiza rw'ukuntu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yitaga ku gihe, bitandukanye natwe uburyo dukoresha igihe cyacu. Ibn Uthaymin aratubwira ati wal gharib anna aghla shay'in 'inda al-insan huwa al-waqt. Ikintu gitangaje nuko ikintu umuntu afite gikomeye, ikintu umuntu afite gihambaye gifite agaciro kuruta ibindi byose hano ku isi ni igihe. Atariko noneho igitangaje nuko icyo gihe nicyo kidafite agaciro mu byo umuntu akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ati Allah subhanahu wa ta'ala ibi abigarukaho muri Qur'ani muri suratul Mu'minun aya ya 99 y'ijana ndetse n'ijana na rimwe. Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ngo iki? Umuntu abaho hano ku isi mu buzima arangaye, akabaho hano ku isi mu buzima ajagaraye, akabaho hano ku isi atazi agaciro k'igihe, atazi ibyo akwiye gukora mu gihe, atazi inema y'igihe iyo ariyo. Kugeza ryari? Qur'an iti hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un, kugeza ubwo umwe muri bo abonye urupfu imbere ye. Akibona urupfu imbere ye, akibona ko agiye nta kugaruka, yarangiza akarunguruka aho agiye, akabona aho agiye hakeneye ibikorwa byiza ntabyo yigeze akora, aho agiye hakeneye kuba warasengaga ntiyigeze asenga, aho agiye hakeneye kuba waratangaga kubera Imana ntiyigeze atanga, nta gikorwa cyiza na kimwe yigeze akora mu by'ukuri kingana n'aho agiye cyo kumuhesha agaciro aho agiye. Akibibona qala rabbi irji'un, agahita abwira Imana ati Mana yagasani wamfashije ukansubiza ku isi igihe gitoya, wansubije ku isi. Lahalli a'malu salihan fima tarakta, bya bikorwa byiza nirengagije nsubire ku isi mbikore, ntitirize mbikore, sinzabure mu musigiti, sinzabure mu bitanga, sinzabure mu basoma Qur'ani, sinzabure mu basohoka mu nzira zawe, sinzabure mu bakora kubera wowe ya rabbal alamin. Rabbi irji'uni, nsubiza ku isi, la'alli a'malu salihan fima tarakta, nsubire ku isi nkore bya byiza nirengagije, kuko nonaha ndabona umuntu abikeneye yamaze gupfa. Imana imusubiza iti kalla, ndakurahiye gusubira ku isi ntibiri bugushobokere, innaha kalimatun huwa qailuha. Urumva ni ukuvuga gusa ariko ntuteze gusubira ku isi. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, kandi mu by'ukuri uwo muntu abagiye gupfa biba birangiye, nta kugaruka ku isi gwari, aragiye yicare muri barzakh,
kugeza igihe cyo kuzuka ku munsi w'imperuka. Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Malaika nahuha mu karumbeti ari saha yo kuzuka, nta muntu uzazuka afite mwene wabo ngo uyu ni mukuru wanjye, bya bintu byo kubemberezanya bya hano ku isi, ngo uyu yari umugore wanjye, ngo uyu yari umugabo wanjye. Allah aratubwira ati fala ansaba bainahum, buri muntu azazuka ari nyamwigendaho kandi ari nuwo kugendera kure mu by'ukuri. Allah subhanahu wa ta'ala azatworohereze n'ibi bihe. Sheikh Ibn Uthaymin akatubwira ati twebwe turi hehe no kwita ku gihe nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yabikoraga, igafata igihe ikabiri mu rugo rwayo irimo gufasha abagore bayo mu mirimo yo mu rugo, ikindi gihe ikabiri kumwe n'abasangirangendo bayo irimo kubigisha, irimo kuberekera idini ya Islam. Ibn Uthaymin akatubwira ati mu by'ukuri ni igihe kuri twe cyo kwisubiraho kugira ngo twige ku kuntu intumwa y'Imana yakoreshaga igihe natwe tubikuremo isomo. Umuntu yabonye urupfu imbere ye ntabwo abwira Imana ati wansubije ku isi ko hari inzu zanjye nubakaga nari ntararangiza ngo nzirangize. Abwira Imana ati la'alli a'malu salihan fima tarakta, nsubire ku isi nkora ibyiza bya byiza nirengagije ya rabbal alamin. Umuntu uri mu maboko y'urupfu ntabwo abwira Imana ati Mana wansubije ku isi ko hari mace, ko hari coupe du monde, ko hari mace, ko hari ibi n'ibi nari ntangiye kureba nari ntararangiza, ko hari finali ntari nareba. Ntabwo byagushobokera. Umaze kubona ko nyuma yo gupfa ibyo bintu byose ari impfabusa. Icyo ukeneye ni swala, wasenga gute? Icyo ukeneye ni sadaka, watanga gute? Icyo ukeneye ni Qur'an wigishije nde? Wafashije irihe shuri rya Qur'an? Nuhe mwarimu wigisha abana wateye inkunga? Nabahe bana biga Qur'an wafashije? N'ibindi byinshi mu by'ukuri mu bikorwa byiza bitandukanye. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kuba mubaha agaciro igihe. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iri kumwe n'abasangirangendo bayo, ittala'a alayna rajulun shadidu bayadi athiyabi shadidu sawadi ash-sha'r. Umar ibn al-Khattab aratubwira ati twagiye tubona hahingutse umugabo mu by'ukuri utangaje, yambaye imyenda y'umweru itagaragarwaho n'ivumbi, ntagaragara nk'umuntu uvuye ku rugendo, imisatsi irirabura cyane, hanyuma nta muntu n'umwe muri twebwe umuzi. Araza aricara, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yicara imbere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, arayegera ahuza amavi ye yegeranya amavi ye n'amavi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muri ya nyicaro ya tawarruku, kwicara hasi nk'uwicaye atahiyatu. Hanyuma urabizi ko iyo wicaye nk'uwicaye atahiyatu ibiganza biba biri hejuru y'ibibero. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ashyira ibiganza bye hejuru y'ibibero bye. Uko ni cyarabu cyanditswe n'ukuntu gisomwa, hari umuntu ushobora gukekeranya ugashidikanya ko yaba yarashyize ibiganza bye hejuru y'ibibero by'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ariko abasesenguzi ba hadith baravuga bati oya, ahubwo yicaye muri iriya nyicaro ya tahiyatu ariyo bita atawarruku, hanyuma yicara amavi ye ayegereza amavi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bivuze ko n'intumwa y'Imana niko yari yicaye, arangije ashyira ibiganza bye hejuru y'amavi ye, hejuru y'ibibero bye we. Iyo ni inyicaro Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati icyo twiga muri iyi nyicaro nuko ari inyicaro y'umunyeshuri, ni inyicaro y'ikinyabupfura y'umunyeshuri wicaye imbere y'umuntu aje kwigaho. Ntabwo ari ukuza ngo wicare amaguru yaterereze uko ushaka. Urabona ko uyu mugabo yaraje yicara mu kinyabupfura gikomeye, araza yicara imbere y'intumwa y'Imana Muhammad, ayegereza amavi, arangije ashyira ibibero bye ibiganza bye hejuru y'ibibero bye mu kinyabupfura gikomeye kugira ngo yige ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sheikhul Islam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati uyu rero nta wundi yari Malaika Jibril. Yari Malaika Jibril. Malaika Jibril aje mu ishusho y'umuntu usanzwe, aje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu ishusho y'umunyeshuri uje kwiga. Reka twumve ibyaje kwiga ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuko icyari kimuzanye ni ukugira ngo
agaragare nk'urimo kubyiga. Abasangirangendo bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam barimo n'uyu wakiriye hadith ari wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu bashobore nabo kubyiga. Aze abaze intumwa y'Imana imusubize, abasangirangendo bayo bigireho, abasangirangendo bayo bumvireho. Uyu rero ni Malaika Jibril waje mu ishusho y'umuntu. Ibn Uthaymin akatubwira ikindi kintu gikomeye, atari hamwe n'ibyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yari yarabonye n'amaso yayo Malaika Jibril imbona nkubone mu ishusho ye, uko Allah subhanahu wa ta'ala yamuremye afite amababa 600, amubona inshuro ebyiri. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam inshuro ya mbere yabonye Malaika Jibril mu ishusho ye afite amababa 600 muri gharu Hira, kuri gharu Hira, ubwo intumwa y'Imana yari ku buvumo bwa Hira. Burazwi ubwo buvumo ari bwo buvumo intumwa y'Imana yahereweho surati Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ari nabwo buvumo mbere yuko intumwa y'Imana ibintumwa yajyaga ijya kwihereraho igasenga, igatekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, igatekereza ku waremye isi, igatekereza ku waremye ijuru, kugeza ubwo Malaika Jibril alayhi salam yayibonekeye. Aha rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iri ghari Hira nibwo yeretswe ibona Malaika Jibril imbona nkubone afite amababa 600. Inshuro ya kabiri intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabonye Malaika Jibril n'amababa ye uko ameze, uko Allah yamuremye, ubwo intumwa y'Imana yakoraga urugendo rwo mu ijuru. Muraruzi urugendo rwa al-Isra wal Mi'raj, yeretswe Malaika Jibril sidratul muntaha. Uku kubona kombi Allah subhanahu wa ta'ala yakuvuze muri Qur'ani muri suratu An-Najm kuva kuri aya 4 kugeza kuri aya ya 9. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati in huwa illa wahyun yuha, mu by'ukuri uyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni intumwa ibonekerwa igahabwa ubutumwa ari bwo wahyi buvuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi iyi ntumwa allamahu shadidul quwa, yigishijwe n'umumarayika ufite imbaraga zidasanzwe ari wende dhu mirratin fastawa. Uyu mumarayika ajya kwigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwa mbere yaramubonekeye araza yuzura ikirere, wa huwa bil ufuqil a'la, atwikira ikirere cyose. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nta kintu na kimwe yabonaga usibye ubunini bw'uyu mumarayika afite amababa 600. Thumma dana fatadalla, uyu mumarayika maze kurambura amababa ye mu kirere cyose no kugitwikira ku buryo intumwa y'Imana itakikireba kubera ubunini bw'uyu mumarayika, yegera hafi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fakana qaba qawsayn aw adna, yegera bugufi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku gipimo cyashobokaga cyanyuma. Intumwa y'Imana iramubona. Hanyuma ni nabwo Malaika Jibril yahamagaye intumwa y'Imana ati ya Muhammad, yewe Muhammad, anta rasulullah, wowe uri intumwa y'Imana, wa ana Jibril, nanjye ndi Malaika Jibril. Iyo ni inshuro ya mbere intumwa y'Imana yerekwa Malaika Jibril uko ameze mu ishusho ye, uko Allah subhanahu wa ta'ala yamuremye afite amababa 600. Hanyuma bwa kabiri intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yongeye kubona Malaika Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, intumwa y'Imana yongeye kubona Jibril bwa kabiri inda sidratil muntaha, iri sidratil muntaha mu rugendo rwa Isra wal Mi'raj. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri aduhe gukunda intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, aduhe gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, aduhe gukunda idini ya Islam, aduhe gusobanukirwa no kugira ubumenyi kuri iyi dini. Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubumenyi n'ubushobozi abamarayika bwo kwihindagura. Malaika Jibril nubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamweretswe muri iriya shusho, ariko urabona ko muri hadith yaje yihinduye umuntu, aza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu ishusho y'umuntu. Araza yicara muri ya nyicaro y'ikinyabupfura twari twamaze kubona kugira ngo yige. Thumma qala, arangije aravuga ati ya Muhammad, yewe Muhammad. Uku guhamagara intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu izina, Sheikhul Islam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi aratubwira ati ibingibi Jibril alayhi salam yabikoze
kuko abarabu bo mu byaro batari basobanukiwe n'ubundi wari umuco wabo, niko bari basanzwe bahamagara intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ya Muhammad. Barazaga bagahamagara intumwa y'Imana mu izina bakavuga bati ya Muhammad, yewe Muhammad. Jibril rero kubera ko yari yaje mu ishusho y'umuntu w'umuturage, abantu batamenyereye, abantu batazi, nawe yaraje abariko ahamagara intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu ishusho nk'iy'umuntu nyine udasobanukiwe, kandi mu ishusho nk'iy'umuntu koko uje kwiga, ku buryo uwo ari we wese ashobora no kumva intumwa y'Imana igihamagarwa mu izina igahita imenya ko umuntu ukoze ibyo bintu koko ari umuntu aje kwiga kandi akwiye no kwigishwa. Niyo mpamvu Jibril atigeze avuga ati ya Rasulallah, intumwa y'Imana abizi ko ari byo akwiye guhamagaramo intumwa y'Imana, ariko akayihamagara ati ya Muhammad, yewe Muhammad, kugira ngo n'undi uraho amenye ngo hari umuturage uje kwiga, reka twumve ibyo aje kubaza natwe tubikurikirane. Abemeramana rero b'abahanga abari hafi y'intumwa y'Imana bafite ubumenyi, twakita wenda ko bari abanyamujyi bari hafi hariya, bo bari bazi ko intumwa y'Imana idahamagarwa mu izina. Ibi bari barabicitseho ubwo Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani surati Nur aya 63 yavugaga ati la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, ntimugahamagare intumwa y'Imana mu buryo busanzwe nk'aho ari mugenzi wanyu murimo guhamagara. Uze uhamagare intumwa y'Imana nk'aho ari mugenzi wawe urimo guhamagara, ntabwo ariko bimeze. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntimukayamagare mu izina, uko ni uguhamagara gusa. Niba intumwa y'Imana ikubujije ikintu, ntukagifate nk'icyo ubujijwe n'undi muntu usanzwe. Niko Ibn Uthaymin atubwira komentiye kuri iri jambo. Niba intumwa y'Imana igutegetse ikintu, ntugafate ko icyo wategetswe n'intumwa y'Imana ari nk'icyo wategetswe na mugenzi wawe. Bagenzi bacu hano ku isi umuntu ashobora gutegeka ikintu ukicara ukavuga uti wowe kuri nkanjye kucyo ukintegeka ukanga, cyangwa se ukanamubaza n'ibibazo. Ariko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yaravuze ati siko bimeze. Ntimuzafate intumwa y'Imana nk'uko mufatana hagati yanyu. Intumwa y'Imana niba igutegetse umenye ko ikigutegetse. Intumwa y'Imana ntabwo kije gusa, ahubwo ni Allah subhanahu wa ta'ala wategetse intumwa y'Imana kugutegeka icyo kintu kugira ngo ugikore. Ubwo gusuzugura intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ukaba usuzuguye itegeko yahawe na Allah. Ni nayo mpamvu Sheikhul Islam ibn Uthaymin hano aratubwira ati mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo intumwa y'Imana iba yadutegetse ntabwo biba bimeze nk'ibyo twategetswe n'umuntu usanzwe. N'ibyo intumwa y'Imana yatubujije ntabwo biba bimeze nk'ibyo twabujijwe n'umuntu usanzwe. Hanyuma rero uyu Malaika Jibril alayhi salam amaze kugaragarira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndetse n'abasangirangendo bayo, agahamagara intumwa y'Imana ati ya Muhammad, yaravuze ati fa akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, nyigisha ubuyisilamu, mbwira ese Islamu ni iki? Tukiri ahangaha rero Malaika Jibril alayhi salam yarabajije inkingi z'idini ya Islam. Ese Islamu yubakiye kuzihe nkingi? Ese kugira ngo tuvuge ko uyu muntu arimo gukora ubuyisilamu ni ibiki yaba arimo gukora? Nicyo cyari ikibazo cya Jibril, kuko yaravuze ati akhbirni anil Islam, gira icyo mbwira ku buyisilamu, buhagaze kuki, bushingiye kuki? Ariko Islam nk'idini nyirizina, abamenyi basobanura iri jambo cyangwa batanga definition yaryo, baravuze bati al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid, nukuza ugaca bugufi imbere ya Allah, ukiyegurira Allah, ukakira Allah, ukakira idini Islamu, ukakira Allah bitawhid, kandi ukamwakira nka Allah umwe nta kumubangikanya n'icyari cyo cyose. Bitawhid, ubwo ni tawhid rububiyya, ukabuzi ko Allah yaremye wenyine, ntawe bafatanyije kurema, ntacyo bafatanyije kurema, ntacyo bafatanyije gutanga amafunguro, ntacyo bafatanyije gutanga ubuzima, ntacyo bafatanyije gutanga urupfu. Iyo ni tawhid ar-rububiyya. Istislamu lillahi bitawhid, kwakira Allah, ugaca bugufi ukakira Imana bitawhid, uyiharira ibikorwa ikora byayo nka Allah yonyine, nta wundi babifatanyije. Hanyuma tawhidul uluhiyya, ukakira Allah subhanahu wa ta'ala mu masengesho we wenyine, ukabuzi ko Allah ni usengwa, ni ugaragirwa,
kubaga, Allah niwe ubagirwa. Fasalli li rabbika wanhar, ujye ubagira Allah, ujye usari usenge Allah, we wenyine aba ari nawe ubaga kubera we. Ukabimenya ko utashobora kubagira ikindi kintu kitari Imana. Wa tawhidul asma wa sifat, ukamenya ko Allah mu mazina ye n'ibisingizo bye nta wundi babisangiye. Hanyuma iyo niyo bita al-istislamu lillahi bitawhidi, kwakira Allah mu mutima wawe, Allah umwe nta kumubangikanya n'ikindi kintu. Wal inqiyadu lahu bitta'a, ukaba uzi neza ko ukwiriye kubaha Allah subhanahu wa ta'ala, ukubaha amategeko ye. Ibyo yagutegetse ukabimenya ukabishyira mu bikorwa, ibyo yakubujije ukabimenya ukabigendera kure. Hanyuma ikindi, wal bara'atu min ash-shirk, ukirinda ibangikanyamana aho riva rikagera. Ibangikanyamana, gusenga ibitari Imana, kubagira ibitari Imana, kwiringira ibitari Imana, gukuza ibitari Imana, byose biriya ni shiriki. Wal bara'atu min ahlihi, ndetse n'ababangikanyamana ba shiriki ukamenya ko ibikorwa byabo bya shiriki ari ibikorwa ukwiriye kwitandukanyamo nabo, ibikorwa byo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naho rero Malaika Jibril abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati fa akhbirni anil islam, mbwira ubuislamu. Intumwa y'Imana yamubwiye inkingi z'ubuislamu. Yaramubwiye iti al islam, ubuislamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, nuguhamya ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah we wenyine. Hanyuma wa anna Muhammadan rasulullah, kandi ukanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Iyi ni inkingi ya mbere mu nkingi z'idini ya Islamu, bayita ashahadatain, guhamya kubiri, guhamya ko Allah ari umwe nta wundi ukwiye gusenga utari we, ukanahamya ko Muhammad ari intumwa ye. Hanyuma watuqima as-salata, ukubahiriza isala. Iqami as-sala, kubahiriza isala, no gukorera isala uko twazigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bihe byazo ndetse nuko zikorwa. Ukamenya ko izi sala, tuqima as-salata, kubahiriza isala, salatul fajri, igihe isengerwa nuko isengwa iraka zayo. Salatu dhuhri, igihe isengerwa uko isengwa n'iraka zayo. Salatul asri, igihe isengerwa uko isengwa n'iraka zayo. Salatul maghribi na salatul isha, gutyo. Iyo niyo iqamati as-sala, kubahiriza isala uko bikwiye. Ukamenya imigereka mu isala, ukamenya isala zitandukanye zukora zitandukanye mu by'ukuri ziyongera kuri ziriya wategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni inkingi ya kabiri. Inkingi ya gatatu, watu'tiya zakata, ugatanga zaka, amaturo twese tuzi ko mu idini y'Islamu zaka ni umutungo utanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Usibye imyaka itangirwa zaka imaze gusarurwa, indi mitungo itangirwa zaka mu mwaka ku gipimo runaka uba umaze kugera. Hanyuma muri icyo gipimo ugatangamo igipimo runaka cya zaka kizwi nka an-nisab, igipimo fatizo cyo gutanga zaka kuri inite z'umutungo runaka. Zaka nayo ni ngombwa nubwo abantu bayirengagije, ariko ni inkingi mu nkingi z'idini ya Islam. Isadaka nibyo abayisilamu barayitanga, ariko iyo uje kuri zaka usanga iyi nkingi abayisilamu bariryamishije. Abayisilamu ntikurikiranwa neza inkingi ya zaka. Inkingi y'isala nta kibazo tuyifiteho, inkingi ya zaka tuyifiteho ikibazo. Ninde utanga zaka? Ayibarate? Ihabwa nde? Ese uwo zaka ihabwa we ayikoresha iki? Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati innama sadaqat, zaka abo zihabwa ibyo zigenewe nibi. Wowe wakira zaka urihe n'icyo Allah yavuze zaka ikoreshwa? Urihe nacyo? Urihe no gusaruza zaka nk'uko isaruzwa, warangiza ukayegeranya, warangiza ukayitanga, ukayikoresha mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ikwiriye gukoreshwamo. Ibi byose rero nibikwereka ko abayisilamu turacyafite imbaraga nkeya kuri zaka. Iyo ni zaka. Hanyuma watasuma ramadana, inkingi ya kane y'idini ya Islamu. Mu nkingi intumwa y'Imana yavuze irimo kwigisha uyu mugabo waje kwibaza mu ishusho y'umuntu ari we Jibril alayhi salam. Inkingi ya kane akaba ari watasuma ramadana, gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani abayisilamu barakizi, bacyubahiriza neza. Watahujja albayt, inkingi ya gatanu ugakora umutambagiro mutagatifu wa hija.
mukamenya hija n'umutambagiro mutagatifu ni inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu. Inkingi ya zaka tuyifiteho ikibazo, ndetse n'inkingi ya hija nayo tuyifiteho ikibazo. Umubare w'abakora hija ni bande? Abafite ubushobozi bwo gukora hija ni bande? Uwabikira abantu mu buryo runaka akajya bashoboza gukora hija bamaze kwegeranya ibizabafasha ninde? Bikorwa bite? Ibyo byose ni ibintu rero bigaragaza ko iyi nkingi ya hija nayo tuyifiteho ikibazo. Ni uguhamya ko nta yindi mana iri ikwiye gusenga uretse Allah, kandi Muhammad akaba ari intumwa yayo. Ukubahiriza swala 5 twabivuze n'imigereka yazo ku muntu ubishoboye uzagaciro k'imigereka. Hanyuma watutiya zaka, ugatanga zaka nayo twayivuze. Watasuma Ramadana, ugasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, ukajya n'Imaka. Qala sadaqta, wa muntu waje aje kwiga, aje kubaza ibyo atazi ngo yigishwe. Qala sadaqta, aravuga ati ibyo uvuze ni ukuri. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aratubwira ati fa'ajibna lahu, aho nibwo twaguye mu kantu. Yasaluhu wa yusaddiqu, umuntu aje kwiga arangije arabajije, baramusubije ati ibyo uvuze nibyo, ibyo uvuze niko kuri, ibyo uvuze ni ukuri. Thumma qala, nyuma yaho Malaika Jibril alayhi salam abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ikibazo cya kabiri. Aramubwira ati fa akhbirni anil iman, Muhammad mbwira imani. Ese imani ni iki? Imani ni ukwemera. Ese inkingi zo kwemera ni izihe? Hanyuma aho ngaho rero nibwo uyu mugabo waje aje kwiga ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yayibajije ikibazo cya kabiri. Aravuga ati fa akhbirni anil iman, mbwira noneho imani, inkingi za imani ni izihe? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iramusubiza iti al iman, ukwemera cyangwa se inkingi zo kwemera. Antu'mina billahi, ni ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, ukemera n'abamarayika be, wa kutubihi, ukemera n'ibitabo, wa rusulihi, ukemera n'intumwa Allah yohereje ku isi, wa bil yawmil akhir, ukemera n'umunsi w'imperuka, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, ukanemera n'igeno rya Allah ry'ibyiza biturutse kwa Allah ndetse n'ibibi uba wagenewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman, ubusanzwe kwemera ni iki bavandimwe b'Abayisilamu? At-tasdiq bil qalbi, ni ukwemera mu mutima wawe, wal qawlu bil lisani, ukavugisha ururimi rwawe, wa amal bil jawarih, ugakora n'ibikorwa. Aha rero Malaika Jibril alayhi salam abajije intumwa y'Imana ukwemera, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamwigishije inkingi zo kwemera. Iramubwira iti antu'mina billahi, ni ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ukemera Allah, wa malaikatihi, ukemera n'abamarayika. Abamarayika tuzi ko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abamarayika benshi bafite inshingano n'ibikorwa bitandukanye, ariko hari abo tuzi cyane bavuzwe cyane na Allah subhanahu wa ta'ala. Dufitemo Malaika Jibril ushinzwe ubutumwa Allah yohereza ku ntumwa, tukagiramo Mikail ni marayika ushinzwe ikirere, igihe, imvura, imyaka, ibigera ku isi, ibisarurwa. Tukagira Malaika Israfil Allah subhanahu wa ta'ala yashinze akarumbeti. Tukagira Malakul Maut, marayika ushinzwe gukuramo roho, ariwe marayika Allah yoherereza umuntu iyo igihe cye cyo gupfa kigeze. Hanyuma hakaza na Malik ni umumarayika ushinzwe umuriro, ariwe khazinu annar. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu byo yavuze nanone mu nkingi zo kwemera, iya mbere kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ya kabiri wa malaikatihi, kwemera abamarayika, ya gatatu wa kutubihi, ibitabo, kwemera ibitabo Allah subhanahu wa ta'ala yohereje hano ku isi byose ko ari ibitabo bya Allah. Ibitabo bya Allah birimo suhuf yahawe Ibrahim alayhi salam, az-zabur yahawe Dawud alayhi salam, at-taurat yahawe Musa alayhi salam, wal injil yahawe Yesu ariwe Isa alayhi salam. Mu bindi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavuze mu nkingi zo kwemera, wal yawmil akhir, no kwemera umunsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka ugira ibimenyetso, umunsi w'imperuka ufite ibiwuranga, umunsi w'imperuka ufite uko uzatangira, ufite ibizabaho, umunsi w'imperuka ufite ijuru kubakoze neza, ukagira umuriro kubakoze nabi. Umunsi w'imperuka urimo abazajya mu muriro bagahanirwa ibyaha runaka, nyuma bagakurwamo na shafa'a nazo zirimo amoko n'ibice, nkuko tuzagenda tubiganiraho uko Allah azagenda adushoboza. Hanyuma inkingi ya nyuma yo kwemera, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti
وتؤمن بقدره ukanemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala khairihi ririmo ibyiza biturutse kwa Allah wa sharrihi ndetse nibibi bitakunyura cyangwa bitagushimisha ariko mu byukuri wabigenewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwemera igeno rero murabizi ko kwemera igeno mu bumenyi bw'idini y'Islam igeno rya Allah naryo ririmo etape. Igeno ririmo etape cyangwa se steps nenye. Step ya mbere al-ilmu nuko Allah subhanahu wa ta'ala afite ubumenyi bw'ibintu byose ibyabaye ibirimo kuba ndetse n'ibizaba. Hanyuma wal kitaba nuko mwigeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ibyabaye ibiri kuba n'ibizaba byose biranditse. Hanyuma al-mashi'a ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala ibyabaye ibiri kuba n'ibizaba byose byabayeho ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo Allah yashatse nicyo kiba, nicyo Allah atashatse ntikiba. Hanyuma nanone etape ya kane ariyo etape y'igeno al-khalqu kurema gushyira mu bikorwa noneho bya bintu kugira ngo bigende uko Allah subhanahu wa ta'ala yabiteguye. Izi ni steps enye cyangwa se ni etape enye igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rinyuramo. Hanyuma iri geno naryo rikaba ririmo ibice. Hari at-taqdirul 'am ariyo bita al-azali, ni igeno rusange. Allah subhanahu wa ta'ala yageneye ibintu byose mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru imyaka ibihumbi 50 Allah yayivuze muri Qur'an. Hanyuma at-taqdirul 'umri igeno Allah subhanahu wa ta'ala agenera umuntu rishingiye ku buzima bwe bwa hano ku isi. Al-umri ni ubuzima bw'umuntu hano ku isi buri hagati yo kuvuka no gupfa. Iyo umuntu ari mu nda ya nyina amazemo amezi ane yoherezwa malaika akaza, uwo mu malaika agategekwa kwandika ibirebana n'igeno ry'uwo muntu uko azabaho mu buzima bwa hano ku isi. Muri izi hadith 40 hari hadith tuzatindaho ivuga ku burebure kw'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rigendanye n'iki gihe cyo kugenera umuntu ari mu nda ya nyina. Hanyuma nanone hakanabaho at-taqdiru as-sanawi, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala riba buri mwaka mu ijoro rya Laylatul Qadr mu kwezi kwa Ramadani. Hanyuma hakazana at-taqdiru al-yawmi, igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala rivugururwa rikanakorwa buri munsi. Kulla yawmin huwa fi sha'ni, buri munsi Allah subhanahu wa ta'ala abari muri gahunda zigendanye n'ibiremwa bye n'igeno rye ku bantu ndetse n'ibintu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kutugenera ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero inkingi zo kwemera intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze mu ncamake ni ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ukemera abamarayika be, ukemera ibitabo, ukemera intumwa zose Allah subhanahu wa ta'ala yohereje hano ku isi. Intumwa zirazwi, zirimo intumwa ya nyuma yasozereje izindi ariyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma ukemera umunsi w'imperuka, iyo ni inkingi ya gatanu yo kwemera. Hanyuma inkingi ya gatandatu ukanemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ririmo ibyiza ndetse ririmo n'ibitagushimisha cyangwa se nibiba ari bibi ku muntu ariko nabyo wabigenewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Malaika Jibril, uyu mugabo wabazaga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aribwira ati sadaqta, ibyo uvuze ni ukuri, nabyo ni ukuri. Arangije abwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aribwira ati fa akhbirni 'anil ihsan, ngaho mbwira al-ihsan, ineza. Ihsan ni iki? Al-ihsan, ineza. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramusubiza iti an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, nugusenga Allah subhanahu wa ta'ala ukagaragira Allah, ugakora ibikorwa Allah akunda kandi yishimira, ukabikorera Allah nkaho muri kumwe, ukabikorera Allah nkaho uri kumureba. Niba uhagaze mu iswala ugahagarara mu iswala nkaho uri gusari ariwe Allah uri kumureba. Hanyuma fa illam takun tarahu, ukabuzi ko niba wowe Imana utari kuyireba, kandi koko nibyo hano ku isi la tudrikuhu al-absar, amaso y'umuntu ntashobora kugera kuri Allah, amaso y'ibiremwa hano ku isi ntashobora kubona Imana. Wa huwa yudriku al-absar, ariko we abatureba. Ukabuzi ngo niba njyewe ntari kureba Allah, ntashobora kubona Allah, ariko we ari kundeba. Iyo uzi ko Allah ari kukureba, ugira ikinyabupfura ugomba kugira, ugira inyifato ikwiye y'umuntu urimo kurebwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ngiyo niyo ihsan, niko kunoza, niko gutunganya, niko kweza ibikorwa byawe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ukora. Ukabuzi ko icyo uri gukora wowe ukagikora nkaho uri kumwe n'Imana uri kuyireba, ariko waba utayireba ukavuga uti nubwo bwose njye ntayibona ariko yo iri kundeba.
hanyuma uyu munyeshuri abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati fa akhbirni ani saa, mbwira noneho ibigendanye n'umunsi w'imperuka, mbwira ibirebana n'umunsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka uzaba ryari? Igihe, atawqit, timing. Umunsi w'imperuka uzaba ryari? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku bumenyi bw'umunsi w'imperuka, igihe uzabera, uko uzaba, byinshi mu biwugize, isubiza uyu munyeshuri aramubwira iti mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Rwose mu by'ukuri ubajijwe iki kibazo ntabwo yaba afite igisubizo kuruta uri kubaza. Ubajijwe iki kibazo, uri kubazwa iki kibazo ntiyaba afite igisubizo kuruta uri kubaza. Kubera iki? Uri kubaza ni Malaika Jibril. Ni Malaika Jibril afite amakuru ku munsi w'imperuka arusha ubumenyi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni nako kuri. Malaika Jibril mu ishusho y'umuntu asubiza abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati fa akhbirni an amaratiha, noneho yewe Muhammad mbwira ibimenyetso by'umunsi w'imperuka ni ibihe? Umunsi w'imperuka ufite ibimenyetso ni ibihe? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti ibimenyetso by'umunsi w'imperuka antalidal amatu rabbataha, ni igihe umuja azabyara sebuja cyangwa akabyara nyirabuja. Ibi bimeze bite? Kera byarashobokaga ko abantu babaga bafite abaja, noneho uyu muja umufite cyangwa se umutware we bikavugwa ko ahatse uyu muja. Iyo uyu yabaga ari umujakazi, byarashobokaga ko umutware we ashobora guhura nawe mu buryo bw'igitsina. Yahura nawe cyangwa se bakoze imibonano mpuzabitsina, uyu mujakazi akaba ashobora gutwita. Yatwita igihe kikagira akabyara. Uwo abyaye kubera ko ari umwana w'umuntu utari umuja, uwo mwana akavuka atari umuja, akavuka nawe afite ubuhangange nk'ubwa sebuja w'uyu muja. Noneho ibyo bigatuma uyu mwana uvutse ni umutware kuri uyu muja. Ejo azamutegeka nk'uko n'ubundi na sebuja w'uyu mujakazi amutegeka, cyangwa se ibyo sebuja w'uyu muja amukorera, n'ubundi uyu mwana nawe azaba ari muri pozisiyo yo kubikora, kuko uyu mwana we yavutse atari umuja, kuko afite ubutware nk'ubwa se. Ibi rero abamenyi mu kubisesengura no mu kubiganiraho, iki ni kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, ariko bakanavuga ko iki kimenyetso gishobora kuba kitugaragariza ukuzasuzugurwa kw'ababyeyi hafi y'umunsi w'imperuka. Mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka harimo abamama, ababyeyi kuzata agaciro bagafatwa nk'abaja imbere y'abana babo. Ibi rero biriho, binariho, bizanabaho kugeza ku munsi w'imperuka, akaba ari kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka dushingiye ku bisobanuro abamenyi batanze kuri iri jambo antalidal amatu rabbataha, umujakazi kuba igihe kizagera akabyara sebuja. Umwana abyaye mu by'ukuri, uwo mwana we akagirwa umutware, ni umwana w'umutware, hanyuma uwo mwana akajya atanga amategeko kuri nyina w'umujakazi. Mu by'ukuri icyo kizaba ari kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Intumwa y'Imana ivuga ikindi cya kabiri gikomeye, wa antara al-hufata. Icyo cya kabiri ngiye kwanza nkivuge mu ncamake, no kubona abarabu ku gihe cy'intumwa y'Imana babakene, babaga mu mahema, igihe kizagera bagakira, bagatunga amazu maremare ku isi, bakananarushanwa mu kubaka ayo mazu nk'uko bimeze none aha ngaha. Intumwa y'Imana iti wa antara al-hufata, nta nkweto bagira, nta nkweto bambaye, al-urata, nta twenda, nta myenda, umuntu yashoboraga kwambara akenda kamwe ko hasi gusa. Hanyuma wa antara al-hufata al-urata al-alata, al-alata, babakene. Mwibuke uko Allah subhanahu wa ta'ala ijambo rivuga muri Qur'an surati Duha, wa wajadaka ailun fa aghna. Allah yasanze uri umukene aragukiza. Al-alata, babakene. Ruha, riha ash-sha'i, babashumba batunzwe no kuragira ihene no kunywa amashunushunu yazo, ukazabona igihe kigeze ari abakungu, ariho imodoka zihenze ku isi zibarizwa, ariho amazu ahenze ku isi abarizwa, yatatawaluna fil bunyan, amazu maremare cyane. Turi hehe n'umunsi w'imperuka? We niba utekereza ko umunsi w'imperuka uri kure n'akazi kawe. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti bu'ithtu ana wasaha, njye n'umunsi w'imperuka twaje nk'uko izi ntoki zimeze. Genda urebe inzu ya mbere, inzu ifite metero sinzi zingahe, urebe
kwirirwa ujya kure, genda usure Burj Khalifa yonyine urebe ukuntu imeze. Mu by'ukuri rero bavandimwe b'Islam, ibimenyetso by'umunsi w'imperuka birimo ibice bibiri. Mu idini y'Islam yaganiriye ku bimenyetso by'umunsi w'imperuka kugira ngo tubimenye. Tubivuze twihuta kugira ngo mubimenye ibice by'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, tunanabihuze n'ibi bisobanuro byatanzwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibimenyetso by'umunsi w'imperuka birimo ibice bibiri. Hari igice cy'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka bito, hakaba n'igice cy'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka bikuru. Ibyo bikuru ubwo abantu bazaba babibonye, ubwo bizaba byagaragaye, umunsi w'imperuka uzaba urimo gukomanga, noneho uzaba winjiye, bazaba bawutangiye, timeline yabo bazaba bayinjiyemo. Mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka rero ni byinshi mu by'ukuri, ngiye kubivuga nihuta. Ikimenyetso cya mbere cy'umunsi w'imperuka mu bito, koherezwa gutumwa kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yes. Murebe imyaka isi yabayeho, imyaka myinshi. Murebe igihe isi yabayeho uko kingana. Hanyuma Allah yohereza intumwa kugira ngo zize ku isi zikora akazi. Izo ntumwa ziraza nyinshi, zibarirwa mu bihumbi. Allah arangije yohereza intumwa ya nyuma muri izo ntumwa. Ubwo se hasigaye iki? Niba Imana yari yaragennye kuzohereza ku isi intumwa ibihumbi 124, byose bikaba byaraje ku isi bigakora akazi kabyo, uwa nyuma ariwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaba yaraje. Ubwo igisigaye ni iki? Icyo abantu bategereje ni iki? Iki cyari ikimenyetso cyuko umunsi w'imperuka uri bugufi. Icya kabiri, gupfa kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Icya gatatu, gufungurwa kw'i Yerusalemu. Uku gufungurwa kwarabaye, kwafunguwe n'umuyobozi w'abemeramana, umusangirangendo w'intumwa y'Imana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ubwo yari khalifa, niwe wongeye kwakira imfunguzo z'i Yerusalemu, z'umusigiti w'i Yerusalemu. Hanyuma mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka bito harimo istifadatul mal, gutera imbere k'ubukungu, ekonomi, ubukungu, amafaranga, abantu bagakira, isi igakira. Hanyuma wal istighna'u anis sadaqa, abitanga kubera Imana bakaba mbarwa, abantu bakagenda bakaba baherwe, abitanga kubera Allah bakaba mbarwa. Ugashaka n'ahantu ushobora gukura igiceri cy'atanu ntukibone, kandi abantu mu by'ukuri ari abakire, abantu babitse amafaranga ku makonti, abantu babitse amafaranga, abantu bafite imishinga ikomeye y'ubuhinzi, inganda na buri kimwe. Istifadatul mali, gutera imbere k'ubukungu n'abantu bagakira, ariko ibigendanye no kwitanga kubera Imana ugasanga ntabyo. Ugategereza ko umuntu ajya Imaka ugaheba muri hija, ugategereza ko umuntu ajya muri umra ugaheba. Tukaba dufite abantu b'abayisilamu barenga ibihumbi 5 Allah ashobora guha ubushobozi bwo gukora umra mu mwaka, ariko ukabona umra ikozwe n'abantu 5 cyangwa 10. Ikindi, kugaragara kw'ibigeragezo bitandukanye, ibigeragezo birimo umutekano muke, intambara. Ibyo bigeragezo harimo n'ibyatangiye nyuma gato y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nk'urupfu rwa Uthman ibn Affan ruri muri ibi bigeragezo. Mawqi'at al-Jamal, urugamba rwitiriwe ingamiya, muraruzi. Mawqi'at as-Siffin. Hanyuma kugaragara ko abantu bitwa Khawariji, abantu bagiye bigomeka ku buyobozi bw'abayisilamu, no gukurikira no kusubira kuri sunanu al-umamil madiya, gusubira ku mico, tugata imico y'idini y'Islamu tugasubira ku mico y'abantu ba kera. Gusanga abantu ba kera nibo imico y'idini y'Islamu na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad abantu barabitaye, ahubwo bayobotse sunna z'abantu ba kera. Kugaragara ko abantu biyita intumwa n'abahanuzi, ukagira gutyo ukabona umuntu ari aho utuye akiyita intumwa, abantu bakamwita intumwa. Uri intumwa, ubutumwa wabuhawe nande? Intumwa zagiye ziba intumwa kubera ko Allah yazitumagaho Malaika Jibril alayhi salam. Jibril akaza akabwira intumwa, akayibwira ati ngende Jibril, Imana igiye kugikuntumaho, uri intumwa. Koko umuntu muri iki gihe abantu bamwise intumwa, ni intumwa yande? Ubutumwa yabuhawe nande? Ninde wo kugiza intumwa? Aba bantu rero bari mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma kugaragara k'umuriro, imwe mu miriro izatwika isi, izaturuka mu bice bya Hijaz hariya mu kigobe cy'Abarabu. Hanyuma umunsi w'imperuka, hafi y'umunsi w'imperuka, umutekano uzavaho burundu ku isi, umutekano uveho, abantu bongere basubire ku kuryana, nta muntu n'umwe bigaragara ko ashobora gufata umwanzuro wo kurengera abandi uhari. Hanyuma hazabaho gutakaza indagizo, hazabaho ubumenyi kubura no kuyoyoka, hagasigara abantu binjije gusa aribo bari imbere kandi bafite n'agatuza. Hanyuma hazabaho amahugu, mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka hariho amahugu,
intisharu zina, kwamamara k'ubusambanyi bugakorwa mu nzego zitandukanye, bugakorwa mu buryo butandukanye. Kwamamara k'ubusambanyi bugakorwa hakoreshejwe buri kimwe, ndetse harimo n'ikoranabuhanga. Biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Ibi ntabwo ari ibyo kurebera gusa ngo abantu birangire. Intisharu riba, kwiyongera kwa riba na operation za riba. Operation za riba ni operasiyo zose z'ubukungu ziha abantu amafaranga cyangwa ibintu bagasubiza bya bintu hagize inyungu zindi zirengaho. Mu by'ukuri ibyo byose ni riba. Izo operation za riba zose ziziyongera hafi y'umunsi w'imperuka. Buri kintu cyose usanga ni riba. Gutunga inzu ni mpaka riba, kugura imodoka ni mpaka riba, telefone ni riba, amayinite yo kuyikoresherezaho ni riba, buri kimwe cyose ni riba. Ibi biri mu bimenyetso by'imperuka, ntabwo ari ibintu abemeramana baba bakwiriye kureba ngo bagende biyahuremo gutyo gusa. Hanyuma zuhurul maazifu wastihlaliha, gutera imbere k'ubuhanzi. Gutera imbere k'ubuhanzi, imiziki ikamamara ndetse abantu bakayihindura halali. Kera wenda abantu bashoboraga kwicara bakaba ikintu bashobora no kugikunda cyangwa kukimenya, ariko bakaba banakijyamo, ariko wanababaza bakakubwira bati iki kintu ni haramu, twakoze icyaha na astaghfirullah. Noneho mu bihe by'umunsi w'imperuka ibi turimo gukomeza kugenda imbere, ikintu abantu bazajya bagikora nibarangiza banakigire halali. Nunakita haramu bakwita umusazi, bakwite n'amazina mabi, bakwite n'amazina ashobora no kukugezayo ahubwo, kubera ko ikintu utinyitse kuvuga ko icyo kintu ari haramu, kubera ko dalili zigaragaza ko icyo kintu ari haramu. Abantu bakigire halali, nukigize haramu bamwite izina rishobora kukugezayo. Hanyuma ikindi, kathratu shurbil khamri wastihlaliha, kwiyongera k'ubusinzi ndetse abantu inzoga bakazigira halali, n'abantu bazigize haramu bakabita amazina. Hanyuma zakharafatul masajid, gutaka imisigiti, kandi wareba abantu barimo kuyisengeramo n'imisengero ugasanga nta reme bifite, ariko umusigiti wawe ureba ugasanga uratatse kuva hasi kugera hejuru. Ibi biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Atatawulu fil bunyan, kugira amazu maremare, nabivuze mu kanya. Antalida al-ammatu rabbataha, umujakazi akabyara sebuja, nabivuze mu kanya, biri no muri hadith turi gusesengura. Kathratul qatli, kwica, imena ry'amaraso, kwica abantu b'inzirakarengane, imena ry'amaraso, kumena amaraso, ugasanga amaraso y'umuntu yahindutse ubusa nk'ay'ikimonyo, impinja zigapfa, abana bagapfa, abagore batwite bagapfa. Ibyo byose ukabona nta muntu ubyitayeho, nta n'uhari wo kubaza ibi n'ibiki birimo kuba, nta n'umuntu wo kubikurikirana uhari, nta n'umwicanyi uri gukurikiranwa. Biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma taqarubu zamani, kwegerana kw'ibihe. Kwegerana kw'ibihe iri ni ikoranabuhanga. Kwegerana kw'ibihe ni ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga riri mu kimenyetso, mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Kwegerana kw'ibihe gute? Kera umuntu yashoboraga kuva hano, intumwa y'Imana muri hadith yaravuze ngo ibyakorwaga mu mwaka bigakorwa mu mezi 6, ibyakorwaga mu mezi 6 bigakorwa mu kwezi. Just fata none aha ikoranabuhanga burebe icyo rifasha abantu. Kera umuntu yashoboraga kuva hano agiye muri Amerika bikamutwara umwaka, kuko yashobora kwambuka Afurika ubwayo amezi 3, kwambuka undi mugabane azacamo amezi angahe, mu nyanja akajyamo akamaramo amezi 4, umwaka ukarangira. Ariko reba none ahangaha, kubera ikoranabuhanga, kubera indege, kubera umutekano wazo, kubera imiterere y'ikoranabuhanga ryazo, amasaha 18 gusa umuntu abageze muri Amerika cyangwa n'ahandi ku isi. Rero mu by'ukuri taqarubu zamani, kwegerana kw'ibihe, abantu kera babanje kujya batekereza ko iminsi izaba migufi, umunsi w'amasaha 28 ugahinduka amasaha 6. Sibyo, iri ni ikoranabuhanga. Kera umuntu ashoboraga kwandikira umuntu ibaruwa ikagenda na tembre harabazizi, ikamara amezi 6 mu nzira. None ahangaha ni instant, urandika gutya gusa message igahita igera ku muntu. Hanyuma taqarubul aswaq, kwegerana kw'amasoko. Ibi nabyo ni ikoranabuhanga. Umuntu ashobora kugurira ikintu none ku isoko ry'ikoranabuhanga. Harimo zuhuru ashiriki fi hadhihi al-umma, kugaragara kwa shiriki n'ibangikanyamana muri umma. Abantu bagasubira kuri shiriki, bakongera bagasubira mu marimbi, abantu bakibagirwa Imana, bakongera bagaterekera, abantu bakajya bajya kubaza abandi uko ibintu bimeze. Umuntu akajya kubaza umuntu mutaalamu, akajya kubaza mutaalamu, babita ngo ni ba mutaalamu, akajya kubaza mutaalamu uko ibintu bimeze. Iriya ni shiriki. Nimugoroba torazana ukajya gusari, uri umubangikanyamana. Zuhurul fahsh, kwiyongera k'ubugome, al-fahsh, kwiyongera kw'imico mibi, irimo kwambara ubusa, irimo ikinyabupfura gike. Ibi ni fahsh. Wa qati'atir rahim,
imiryango igatanamo, imiryango igashwana ipfa ubusa, wasu'ul juwar, abantu bagaturana mu buryo bubi, bagaturana mu buryo bubi. Intumwa y'Imana iratubwira iti mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril yajyaga aza akanyigisha kwita ku muturanyi mpaka ngera naho nkeka ko nimfa umuturanyi azanzungura. Ko niko idini y'Islam mu ntangiriro yari imeze, abaturanyi. Ariko none hamurebe ukuntu abantu baturana. Ibi biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Tashabbubul mashyaha, abasaza kwanga gusaza, n'abakecuru bakanga kuba abakecuru, ukaba ushobora kuza wamuhamagara muzehe kinakulamba. Naam, ubusaba Imana ikabyoroshya. Kathratu shuh, ubugugu, abantu bagakunda isi cyane. Kathratu tijara, ubucuruzi bukamamara, buri muntu akaba ashaka gucuruza, biri mu bimenyetso by'imperuka. Mwe nimuzagire ngo ni ukubyuka gusa mugiye gushaka amafaranga, ni imperuka ingiye. Kathratu zalazil, imitingito ya hato na hato. Naam. Dhuhurul khasf, isi gucikamo, isi gucikamo, tumwe mu duce twayo tukarigita. Wal mashu, bamwe mu bantu bagahinduka, bimwe mu bintu bigahinduka, bigatakaza shape, ibintu bigatakaza shape. Urugero rutangwa wenda nk'abantu bagahinduka nk'inguge mu buryo runaka, n'ibindi byinshi bisa gutyo. Dhihaba salihin, abantu beza bagacika ku isi. Ukajya ahantu ku musozi ugashaka umuntu mwiza ushobora kugufasha, ugashaka aho wabona icumbi ntuhabone, ugashaka aho warya ntuhabone, ugashaka umuntu mwasengana ntumubone. Abantu beza bagacika, hagasigara abantu b'ibisahiranda bameze nk'ibisage. Irtifahul asafil, ugasanga abantu b'injiji nibo bazamuwe. Ba bantu bigaragara ko bafite icyo bashoboye, ukabona abo bantu bashyizwe kure, barahejwe, batewe ubwoba ndetse banigijweyo. Kiri mu bimenyetso by'imperuka, ntabwo bipfuye kubaho gutyo gusa. Attahiyya lil ma'rifa, gusuhuza umuntu kubera ko umuzi gusa, utazi yanagusuhuza ukamwihorera. Biriho, biri mu bimenyetso by'imperuka. Ubumenyi abantu bakabushakira kuho butari. Umuntu udafite ubumenyi ukabona abantu niyo bagiye bakurikira, bagenda inyuma, bagiye gushakaho ilmu. Zuhurul kasiyat, kugaragara ko abantu bambaye ubusa, imyambarire, kode yo kwambara igahinduka, abantu bagasigara ku tuntu turaho natwo bageraho bakatuvaho, bagasubira ku kwambara ubusa. Al kasiyat al ariyat, by'umwihariko ku gitsina gore. Kandi kuko muzarebe imyambarire nonaha uko abantu bambara. Ushobora kujya gutyo ugasanga nk'umugabo arambaye arikwije, ariko wajya kureba ugasanga umugore we ni ikariso gusa yambaye gusa yonyine. Bagiye ahantu muri anniversaire, bagiye ahantu mu biki. Biriho hadithi specifically yavuze kugaragara ko abagore bambara ubusa. Ibeshya umutungo urutoki uvuge ngo kuki wambaye imyenda itariyo, urebe ubukoze harassment, ubukoze harassment mu by'ukuri. Bavuga ko ubumuhohoteye, kumubaza uti kuki uje mu bantu wambaye ikariso. Rero hadithi specifically yavuze kwambara nabi kw'igitsina gore. Al-hariyat, kwambara ubusa, amabikini n'amakariso n'intuza n'amasutiye gusa. Bikaza bikamamara, abantu bakabyita iterambere, kumbe barimo barinjira mu munsi w'imperuka. Sidqu ru'yal mu'min, umwemeramana kurota inzozi akazibona. Icyo warose ukakibona kabisa. Biri mu bimenyetso by'imperuka. Kathratul kitaba wa intishariha, kwamamara kw'ibitabo, bibliothèque, ibitabo bimeze murabizi, biri mu munsi w'imperuka. At-tahawunu bisunan, abantu bakirengagiza suna. Niba ari n'ugiye gusara agacunganwa n'iswala yayirangiza agahita suna zivaho. Ntamenye ko niba ari salatul fajr hari irakebyira imbere yayo, ntumenye ko niba hari hijja, hari na umra. Intifahul ahilla, ukwezi kubyimba kukaba kunini. Ukwezi cyera abantu bakubonaga kure, ariko bagenda bakubona bugufi. Kathratul kadhib, kwiyongera kw'ibinyoma. Wa adamu tathabbutu fi naqli al-akhbar, no kwiyongera kw'amakuru y'ibihuha n'ibinyoma. Umuntu akareba televiziyo umunsi wose nta kintu na kimwe cy'ukuri yari yabonamo. Ibintu byose ari ibintu mufabraka, ari ibintu abantu bafabritse bakavuga bati mu bitange gutya nibyo biri budufashe kuva mu kibazo. Makuru y'ibihimbano n'ibinyoma biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Kathrati shahadati zura, itangwa ubuhamya ry'ikinyoma mu nkiko cyangwa sahandi, biri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Babyita shahadatu zur, shahadatu azur, wa kitman shahadatu alhaq, no guhisha ubuhamya bw'ukuri.
bakaguhamagara uzi ukuri, umuntu akakubwira ati bana nubwo ariko kuri ariko ibidufasha no kuvuga ibi, ukemera ukabikora. Wowe urimo urasavinga imperuka, uri mu bimenyetso by'imperuka. Kathratan nisa, kwiyongera kw'abagore, wa qilatar rijal, no kugabanuka kw'abagabo. Naam. Ubyaye wese ugasanga byaye umukobwa, wajya mu ishuri ugasanga abakobwa ni 80%, abana b'abahungu ni 20%. Wajya mu muhanda, wajya mu masoko, just kwiyongera kw'abagore n'abagabo bakaba ingume, bakaba bake. Ikimenyetso cy'imperuka kiriho. Turi mu ntangiriro ntabwo abantu baba barimo bitegereza neza uko ibintu bimeze, ariko nyuma y'igihe uraza ugahita statistically ukavuga uti hano abagore nibo benshi, muri aka kazi abagore nibo benshi, muri ibi bintu abagore nibo benshi. Kiri mu bimenyetso by'imperuka. Hanyuma ikindi, twese tuzi ko ibihugu by'Abarabu ku gihe cy'intumwa y'Imana byari ubutayu. Buriya butayu buzavaho, biriya bihugu bimera ibyatsi bitembemo n'imigezi. Imigezi none ahangaha birahari. Hari ibihugu byatangiye kurekarama by'Abarabu ko birimo kumeramo ibyatsi kabisa. Ahantu hari ubutayu hakamera ibyatsi, abantu bakabona haje n'umugezi, isoko z'amazi. Kwiyongera kw'imvura, imvura ikagwa ica ibintu, ariko wareba ugasanga umusaruro w'ibihingwa w'ibiva mu butaka ni bike. Kino kimenyetso cy'imperuka mu bimenyetso bito. Hanyuma hafi ibimenyetso bito birimo birangira, inyamaswa zizavuga. Inyamaswa zizavuga, zizavugisha n'abantu. Abantu bazifuza gupfa. Hanyuma ikindi, gutera imbere no kwiyongera kw'abanyaburayi biri mu bimenyetso bingibi by'umunsi w'imperuka. Muri hadith cyangwa se mu bisobanuro by'idini ya Islam byita kathrati rum, kwiyongera kw'abaromani no kugira imbaraga kwabo. Ariko abaromani ku gihe cy'intumwa y'Imana iyo ubarebye usanga iri jambo ryakoreshwaga hagamijwe abanyaburayi. Abanyaburayi n'aba bantu bo mu burengerazuba bw'isi. Kwiyongera kwabo no kugira imbaraga kwabo kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Hanyuma mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka nanone ibya nyuma ibiri ku iherezo harimo gusenyuka kwa al-Kaaba, gusenywa kwa al-Kaaba. Al-Kaaba izasenywa, ingabo abantu bazaza bayisenye, nyuma yo kumenya ko munsi yayo hashobora kuzaba hari amabuye y'agaciro nka zahabu cyangwa ikindi kintu, baze bayisenye. Mu by'ukuri iki kizaba ari mu bimenyetso bikomeye bya al-Kaaba, na nyuma yaho umunsi w'imperuka uzaba urimo wegereza. Hanyuma mu bimenyetso bikuru by'umunsi w'imperuka harimo ad-dukhan, umwotsi uzaza ugatwikira isi, umwotsi ukomeye. Al-khusufati thalatha, hanyuma al-khusufati athalatha, izi khusufu zizaba mu bihugu by'Abashinwa, zibe mu bihugu by'Abarabu, ndetse zinabe i Burayi mu burengerazuba bw'isi. Mu burengerazuba bw'isi hari igihe aba ari Uburayi na Amerika. Izi khusufu eshatu zizabaho, ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka. Kuza kwa Masihi ad-Dajjal ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka. Al-Masihu ad-Dajjal abandi bamuzi nka Antikristo mu yandi madini, ariko uyu Al-Masihi ad-Dajjal uburyo mu idini ya Islam yigishwa ni wewe atandukanye n'uburyo abandi bamuzi. Hanyuma khuruju Yajuj wa Majuj, kuzaza kwa Yajuj na Majuj kiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Khuruju dabba, kuzaza kw'inyamaswa izavugisha abantu, izava mu gitaka. Nyayo inyamaswa ikaza kigitangira kwigisha abantu, kizaba ari ikimenyetso gikomeye cy'umunsi w'imperuka. Zuhurul Mahdi, kuzaza k'umugabo al-Mahdi ukomoka mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hazakurikiraho nuzulu Isa ibn Maryam, kugaruka kwa Yesu mwene Mariya, kugaruka kwa Isa. Nibyo Isa azagaruka, ariko uyu Isa uzagaruka nuko azagaruka n'icyo azabaze gukora sibyo mu yandi madini bigishwa ko Yesu azagaruka nk'Imana aje gucira n'abantu imanza. Mu by'ukuri Isa alayhi salam azagaruka aje kurimbura Masihi ad-Dajjal, uriya wamwitiriye, aje no kuyobora abemeramana kugeza igihe runaka apfe, ashyingurwe, ndetse azanazuke nk'abandi bantu igihe cyo kuzuka kigeze. Kuko Isa alayhi salam kugeza ku munota nonaha ntarapfa. Ikindi nuko Isa alayhi salam kugeza ku munota nonaha arasinziriye. Uko Allah subhanahu wa ta'ala yamuzamuye asinziriye, na n'ubu aracyasinziriye kugeza icyo gihe azongera gukanguka ageze ku isi. Yerekwe ibyo agomba gukora, afite mission imuzanye, abikore, namara kubikora nyuma apfe urupfu rusanzwe, anashyingurwe, namara gushyingurwa nyuma azazukane n'abandi bantu ku munsi w'imperuka. Hanyuma izuba kuzarasira iburengerazuba,
abantu bajya kubona bakabona niho riturutse mu gitondo, hanyuma n'umuriro uzaturuka mu gice mu kigobe cy'Abarabu uzahindira abantu, uzaturuka iburasirazuba uhindira abantu mu gice cy'iburengerazuba, ari naho imperuka izabasanga. Mu by'ukuri rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri bimenyetso ni byinshi yatwigishije by'umunsi w'imperuka, n'ibyo Allah yagiye atwigisha, ariko noneho muri hadith tumaze gusesengura yo irimo bibiri twamaze kubivuga. Hanyuma Umar wakiriye hadith aratubwira ati thumma ntalaqa Malaika Jibril, uyu mugabo waganiraga n'intumwa y'Imana akayibaza ikamusubiza kugira ngo natwe twigireho, hashize akanya aragenda. Amaze kugenda falabithtu maliyan, ntegereza umwanya utari muto mu by'ukuri. Thumma qala, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irangije irambwira iti ya Umar, yewe Umar, atadri man sa'il, ese uriya mushyitsi twagize, uriya muntu wari hano wabazaga wigeze umumenya, uramuzi? Qultu, Umar ibn al-Khattab aratubwira ati nsubiza intumwa y'Imana nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'intumwa ye nibo bamuzi. Qal, intumwa y'Imana irambwira iti fa innahu Jibril, uriya yari Malaika Jibril, atakum, yari yabasuye, yari yaje liyuallimakum dinakum, kugira ngo abigishe idini yanyu, abaze ibyo namwe mwakabaye mubaza, ibyo mukwiye kumenya muhe ibisubizo mukwiye kumenya, mukwiye kugira. Iyi hadith rero ikaba iri mu gitabo cya Muslim, ariyo Sahih Muslim. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuzadushoboza kuzahura nanone mu isomo ryacu ry'ubutaha, aho tuzaganira kuri hadith ya gatatu, ariyo al-hadithu al-thalith muri izi hadith zakusanyijwe n'umumenyi Yahya ibn Sharafiddin Annawawiy rahmatullahi alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.